umuntu uvuga ko akazi kabuze si umunebwe ahubwo ni umurwayi, ni indembe. Ni indembe yo kuvuzwa akajya mu bitaro. Mu buhe buryo? Muri ubwo buryo, kuko niba uvuga ko akazi kabuze, ingingo zawe zonyine ari akazi. Wahamiriza, wabyina, waririmba, wabara inkuru nkanjye. Hari kampani na hoze mbona umwana w'umukobwa barimo barapiganirwa ugira amajwi menshi ni uzayamamaza iyo kampani, ariko kugira ngo utorwe arishakira abantu, murahura ati wanteye inkunga, ukibaza ngo n'amafaranga atoya ni ukuntora gusa, ni internet yandi isanzwe ukoresha, numva ko yirwanaho none se atsinze niyicara amajwi azayabona ati utaravaho. Umuntu abwirwa n'iki kari umunyabute? Ariko mwakwisuzuma ntimwagirwaho n'urubanza. Kwisuzuma, urisuzuma, jya wisuzuma mbere yuko bagusuzuma. Ikibazo rero hari umugabo wa inshuti yanjye simweruka, ariko mperutse amakuru yuko noneho ari naha w'umukire ubiterekera Emmanuel. Yego. Umuzaga ikibazo akakureba umunsi umwe, umuntu yamubaje ikibazo aramusubiza ngo jya wifatira icyemezo mbere yuko bakigufatira. Yego. Isuzume hanyuma wifatira icyemezo. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Turabasuje cyane mwese abakurikiye ibiganiro by'Ihumure TV nk'ibisanzwe rwose twongeye twagarutse mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na Muzehe Tito. Muzehe Tito, wiriwe neza? Yego ndaho. Amasaha abarimo yicuma. Tuba twagarutse kugira ngo tuganire n'abadukurikiye. Niko natwe ducuma ibiganiro bitandukanye. Yego, tuje rero kugira ngo tubwire abadukurikiye ibintu bigiye bitandukanye. Tugiye guhera kuki? Turaganira ku bukungu nk'uko bisanzwe, ariko noneho n'ubukungu bushingiye ku nguni zose z'ubuzima. Ku nguni zose turakora ahantu hose. Uyu munsi tugiye kwifashisha igitabo cy'idini ry'abakirisitu cyitwa Bibiliya. Yego. Ubwo rero isomo ryacu rirashingira mu gitabo cy'imigani, igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11. Byose birashingira ku bukungu. Amatsiko igira iti wa munyabutewe sanga ikimonyo. Uyu munsi tugiye kwigira kuri chapitre yitwa ikimonyo. Ikimonyo gusa. Isomo ni ikimonyo. Ntacyo. Umuntu utameze nk'ikimonyo ntazaba kuri iyi si. Ntacyo ubwo ratwigisha. Umwana yibaho azabaho nabi. Uraza kutwigisha uko izo nguni zose umuntu azikora. Umuntu wese utazagira karagiteri nk'iz'ikimonyo mu mikorere, muri business, kuri iyi si, simusezeye azisezerere. Azisezerera? Akundi rwose. Ntacyo ubwo uratubwira uko ikimonyo gikora. Yes. Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Reka rero nge sindi bubwire ngo reka dusenge, kuko sinjya nsenga. Ahubwo reka dusome. Yego. Iki gitabo cy'imigani igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 11 haragira hati: wa munyabutewe sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge. Ku murongo wa 7, ntikigira umutware cyangwa ikigega cyangwa
shebuja ku murongo wa 8 ariko gihunika ibiryo byacyo muki cyangwa mu mpeshyi kandi mwisarura kikishakira ibigitunga umurongo wa 9 haragira hati uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe uzakanguka ryari ku murongo wa 10 utihenga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire ku murongo wa 11 ari naho tugarukira nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. aha ibyo byose rero ugiye kubiduhuriza neza utubwira ahantu biri buze guhurira n'ubukungu bacu ahantu bita muhura ari umugabo w'umukirisitu yavugaga uburimi Yesu akamwita Yeshu gusenga akabyita gushenga none ariko bakamubona n'intinyi baza kumushukashuka ageze aho yemera gushaka noneho rero ku munsi yakoze ubukwe abahungu bakajya bamurateka umuhungu hari ikintu azimarira noneho abahungu baryama munsi y'ibitanda baryama baramujijisha nuko rero abantu iryo joro yakoze ubukwe abantu bamaze guta bagiye kumviriza kera twajya tujya kumviriza turi n'abana twumvirizaga rwose abantu bakuru tutazi ngo ni ibiki mu ngo nta bikibaho bakushahura noneho isoni ziramwica hazabura icyaye naho bateguye ibyo kurya mu cyumba ibyo kunywa noneho arabwira umugore tubanze dushenje barapfukama barasengana ntakajya wagije neja Yeshuwe wagije neja uhushe kuko mbanje iki mbanje nje mbanje shere mbanje iki koko kanubwira ari abantu bakasa mutwe mu buzima mbanje iki rero nasomyerisemo nanjye mbanje iki koko ariko mbanje gushoma ubwo mbanje nshome mbanje nsheshengure mbanje iki koko yampaye gusenga byo wabivanye ngo bamwitaga Sirasi nuko reka twigendere ne kumera nka Sirasi iri jambo rishatse kuvuga iki buriya nasomye ikimonyo ikimonyo niryo somo riri hano umaze iminsi unakigarukaho rwose ikimonyo reka nyamara buri ikimonyo ni ishyano ikimonyo n'akabarore ni ikitegerezo gikomeye cyane reka turebe iki kimonyo duhere ku murongo wa 6 dusesengura duhere ku murongo wa 6 wa munyabute harimo ibintu bitatu ugomba umuntu wese muri iyi si ushaka amayisha ushaka ubuzima ushaka kubaho mbere na mbere ugomba kumenya uburiwe simvuga igitsina cyawe cyo cyurakizi nawe ubwawe ndavuga icyo ugomba gukora icyo ushoboye nk'ubu nkanjye nasobanukiwe icyo nshoboye cyo ndavuga ariko ngomba kugira ibyo menya niyo mpamvu usomye uvuga iki hari uvuga papa ariko ni nona bikaba birarangiye ntabwo yimenye ugasanga umuntu agushingiye YouTube channel akavuga icyumweru kimwe ukwezi bigakama agatangira gutukana agatangira gusererezanya kubera content zarashize ibyo avuga ntabyo yabuze icyo avuga ugasanga acunganwa n'akantu kakubise iyo byanze ni hahandi uzasanga bahimba inkuru mbese yabaye nyamugiyo bijya niba yabagana nyamugiyo bijya ni ugushukuza icyo abonye cyose ubu iyo bibaye ngombwa ariba yiba inkuru ubundi amakuru ni ukwiga amakuru ni icyabaye yego amakuru ni igihari none ugasanga umuntu aho kugira ngo ajye gushaka amakuru y'ukuri agacunganwa n'imbuga z'abandi ibyo ari bubeshye n'ibyo wakuye ahandi nubwo byinshi tubikura ahandi ku bandi ugasanga ntabwo abivuga mu buryo bwe ngo babone yuko ari inkuru yazanye ifatika yumvikana mbega bivuge mu buryo bigaragara yuko utabikopeye niyo naba nabikuye ahantu bazi ariko uburyo mbivugamo ukabona birabaryoheye bakanabikurikira ibyo utabishoboye ubu n'umunyabute
rero mbere na mbere Bibiliya tubwiye ngo banza wimenye wa munyabutewe numenya ko uri umunyabute barakubwira ngo genda haguruka fata umwanzuro kuki wamenye uwo uri we kuki wamenye icyo ushoboye kuki wamenye inenge yawe ntufate umwanzuro ngo uyikosore hano rero bakurangiye ngo wa munyabutewe sanga ikimonyo mbega imvugo nziza ni ukuvuga ngo fata umwanzuro ugende ujya sanga ikimonyo ntabwo wasanga utahagurutse ntiwasanga utatekereje haguruka usange sanga ikimonyo abantu benshi umutima urakunda pe ariko umubiri ukagira intege nke ukumva arabishaka ararira arababaye araganya ariko ntashobora kugenda igihe cyose udashobora guhaguruka ngo usange isomo usange umwarimu icyo ushaka ugisanga aho kiri uzi ikizakurikira muri rya jambo ryaherukaga ngo ubutindi buzagutera nk'ingabo nk'uko ingabo zitera niko ubutindi buzagutera ubu ni umusaruro w'umunebwe hanyuma numara gusanga ikimonyo ngo witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge aka kantu kumve neza benshi turahaguruka tugasanga twagerayo ntitwitegereze tukavayo maramasa uko twagiye akaba ariko tugaruka uzasinzira ugeze ryari koko wa munyabutewe umuntu ahagurutsa asinziriye aragiye agarutse asinziriye naho yari arasinziriye uzasinzira ugeze ryari ni ikibazo ariko niba ugiye wamaze kumenya ko uri umunebwe ariko ukavuga uti kamfata ingamba zo kuva mu bunebwe haguruka ugende usange mwarimu ikimonyo urebe uko kigenza urebe uko kigenza ugira ubwenge ntabwo wagira ubwenge utarebye ntiwagira ubwenge utize yego ubwenge buva mu kwiga abanyarwanda nibyo bita ngo ubwenge burarahurwa urarahura udacanye se umuriro rero ugiye kurahura mucanye ni bwa bumenyi ni cya kimonyo gifite uko kigenza wumva ukuntu biri ari igitangazo yego noneho reka tujye ku murongo wa 7 wumva ukuntu isomo ritangiye gusobanuka noneho yego isomo riratangiye babanje kukubwira icyo gukora bakubonye kandi uri umunebwe burya ngo bavuga ibigoramye imihoro ikarakara ejo bundi leta baratubwiye bati kandi ibyo bintu mwamamaza ntibyemewe byapaye n'ibindi tute barongera kandi ibyo bintu mwamamaza ntabwo byemewe ariko abayobozi nta makuru mufite mureke tubaho amakuru twe ejo bundi baragaruka bati hari ibyo turimo gukora gushakaho amakuru harimo nk'icyitwa Pi Network ntabwo ariko ku cyo kigaruye gatatu ikikiye byemerwa ryari nubwo nashakaga aya mabwiriza yego mu kiganiro giheruka twarayabasomeye turanabarangira twabasomeye make ariko bindi bagende babyisomere niyo mpamvu tubivuga ngo bagende babisome yego uziko nasanze turi mu ikosa kumva amabwiriza rusange arahari yego nubwo hari ibiburamo ari byo bya bindi barimo kwigaho ubu si yongera ubunebwe nkagumya kujya umunani nta ngaruka nari kugira none se nyine shira ubunebwe banza umenye ko uri umunyamakosa banza umenye yuko umeze utya n'utya uhaguruka usange muganga niba wamenye ko ufite n'umumaro ngwino ubyaze umusaruro we kuba umunebwe kuko si byiza ko umuntu aba wenyine kandi umuntu aberaho abandi nk'uko yasanze abamubereyeho kuko nta na kimwe yakoze mu byo akoresha yego ibyo yaguraga cyangwa bamuhaga urabyumva abatarakubereye abanebwe wowe ugiye kubabera umunebwe ushingiye ku ki uzi ko twe dukwiye gufata inkoni tukajya dukubita abantu bose b'abanebwe mu karitsiye tukabirukankana mujye mu kazi
yes nuko nyine atari byo dushinzwe cyangwa tutagomba kubikora dutyo ariko reka tubakubitishe inkoni dushoboye turabatota turabatongera wa munyabutewe wamenye ko uri umunyabute niba wakamenya ngahaguruka ndivuriza he kwa Kimonyo ba Kimonyo turabasuhuje ba Kimonyo turabasuhuje mujye mukora nk'ikimonyo ngo ugisange ntawe ari cyo kigusanga ubaye n'ugira ute ni ubanda urugi ushaka akaza he hajya kugashaka ushaka umutware ararambagiza ushaka umutware kandi amusanga mu biro ubwo nari mbishyize muri bya bindi abantu bashaka muri make akababaje umugabo kamurenza impinga nta mugore ubabaye se we ntarenga impinga hindura umugani arazamuka akababaje umutima kazindura amaguru akababaje umuntu kamurenza impinga turi kuvuga umugabo gusa yego kera ibintu byose abanyarwanda bari barashyingitse umugabo abantu bose kagira ngo yajyaga ku rugamba akitekera akajya gupagasakaza akanitekera kandi mu rugo hasigaye umutima w'urugo ubwo tubigire nka bya bindi se ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri rwose buri muntu wese yigererayo uburenganzira n'uburinganire n'ubwuzuzanye nuko noneho usanga Kimonyo witegereze kwitegereza no kwiga wige uko kigenza wabyumvise yego kurikira isomo iga ngo ukuri utabaza ugasaza utamenya mbere yuko bazabanza wibaza ubundi nutangira kujya wibaza mu isomo wiga uzabaza biki yes ubundi iyo wibajije ni ikimenyetso cy'uko uri bunisubize ariko iyo wiyumvamo kuri bubaze undi muntu ni ikimenyetso cy'uko ari bo bazajya bahora banagusubiza kandi abanyarwanda bo baravuze ngo intore ntiganya ahubwo yishakira iki yishakira ibisubizo intore ntiganya ahubwo ishakira ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane ngo intore ijya yishakira inzira hakuze gushaka inzira mu ishyamba ry'inzitane hano rero ugeze mu ishyamba ry'inzitane ariko uzi kwigira ku Kimonyo kitavuga dore rero wakigiyeho ko yavuze amaze kwiga uko kigenza yatangiye kugisobanura atuze ukuntu bimeze atangiye kuvuga umusaruro akuyeyo ni bangahe bajya kwiga bagasobanukirwa bamara gusobanukirwa bakumva bagize ubwuzu bwo kumva ko batabyihererana bakaza kubisangiza iwabo ati ntikigira umutware yabonye aho Ibimonyo bigira gahunda nta mutware bigira nyamara twebwe n'umutware dufite turamurwanya tukamusebye wakumvise yego icyambere nta mutware nakibonanye kabiri nta gisonga uwungirije nta assistant kigira hagati iki kintu ni igiki noneho umutware ni wa wundi umuyobozi w'ingabo nta gisonga umwungiriza noneho nta na boss nta shebuja umve yego cyo ni cyabonye atangira kuvuga none uko bigenza 1 kirahunika gihunika ibiryo byacyo mu mpeshyi nukuvuga ngo gifite ingengabihe yanjye ni iyihe buriya ingengabihe ukurikiye Ihumure TV ingengabihe yawe ni iyihe gahunda igira ingengabihe umuntu ntagira igihe aryamira ntagira igihe abyukira ntagira igihe akorera akazi ntagira igihe agasoreza ntagira igihe arira ntagira igihe atarira ntagira igihe anywera ntagira igihe atanywera ibintu bye byose nyine byabaye ugasanga umuntu ntagira gahunda yo kubaka urugo ni akajagari gusa afite akajagari muri yo aho ikiyobyabwenge kimufatiye arwubakiraho azarwubaka no mu muhanda
ingenga yo kubaka urugo Elize uracyari muto oyi ayumvise ariko oya abwirwa benshi akumva bene ubwo mba ndimo niga yumva nuvuga ngo ishyiriraho gahunda yo kuzamura insinga z'amashanyarazi kamenya ese nzazamura urutsinga rw'amashanyarazi 2 mu kwezi 3 1 mu cyumweru kangahe abagabo ndabasuhuje n'abagore wari uraho ariko mbega ikimonyo gihunika ibiryo byacyo mu mpeshyi niyo gahunda yacyo ahantu mfite ibibazo byinshi ndi bukubaza uri bumbaze nibyo kumanika insinga z'amashanyarazi ahantu nakuyemo ibintu byinshi noneho ngo kandi mwisarura kikishakira ibigitunga cyo kirabikusanya iki cyaza impeshyi yaza cyo kikajya guhunika kigaceceka muri kazabo ubu hari abantu Elize bahunitse shamana mfite akantu nahunitse muri 2008 ariko ngahonika ari gakeya hari ibihumbi 80 za kugira nongeraho ibihumbi 20 ntibibaye 100 yego ubu tuvugana bigeze ibihumbi 342 kandi wagiyemo wikinira wahunitse wikinira noneho mu kwezi kwa 4 nibwo gashobora kuzatanga inyungu nanone ushobora kugeza mu bihumbi na 400 niteguye kugeza mu bihumbi 400 kandi uhora ugashyiramo nta kintu nongeye gushyiramo ni inyungu gusa nyine izo nyungu uhora uzigumisha iyi nyungu bampaye nariyeho none naravuze nti reka izo bazajya bamaze igeze ijyaho baherutse kumva ko kurya ku ruhande k'ibihumbi 60 sinibuka neza nkaho kandi bagashyiraho akanyungu atakira ndavuga nti burya kamubwire iyo uvuze guhunika no kuzigama guhunika no kuzigama yego ubu hari abantu bihunikiye muri ka systeme kacu systeme kacu rakazi riko ndakazi hari abahunitse umwaka hari abahunitse kwezi ibyumweru bingahe n'imyaka ingahe yanahunitse imyaka 3 mvuga nti nzaba ndeba igiciro kizaba kigeze uretse karita y'u Rwanda gusa izane arababwiriza gusa uraza no kutubwira ku bantu bahunitse muri BPR aho bigeze muri banye abaturage birabyo mwana nanjye mfite utuntu uraza kubitubwira ariko bira bintu hari ibintu bajye baduha kuzuza ariko noneho twarahebye tubwira abayobozi bose badukurikiranire abantu bafite imigabane muri Bank Populaire cyaro tuyobeye abasaza b'amaso yaheze mu kirere kumenya ngo ageze hehe niba inyungu zijyaho kandi bo barayabyaza umusaruro barayacuruje yarungutse bageze no kure cyane barimo kuyabyaza umusaruro harimo abatunyaze hari iyo navuze ariko yatunyaze kuko yatwubitseho urusyo kandi Meruka His Excellence icyo kibazo kivugaho ariko ikibazo cya Bank Populaire cyo rwose ntituzi ngo kijyahe kiravahe kirajyahe pepe cyo nacyo kigomba gukurikirana nuko ariko nako naragahunitse nako kariyo naho kariyo noneho rero iki kimonyo dukomeje kwiga kiratwereka yuko tugomba kwiga guhunika ari byo kuzigama tumaze kubona yuko kibanda ku kuzigama hanyuma igihe bikomeye kitagisohoka imvura yaguye ukazabona ikimonyo hasi imvura yaguye burya ku mpeshyi impamvu tubibona ngo byaje mu nzu ngo birarya ibintu burya birabyishakira ibiryo bijya guhunika biba byaje gupagasa ngo birarya bikagera n'ibyo bitwara bikajya kubihunika yego byaje kwipagasiriza niho abantu bagiye gupagasa mbega yego tukajagajaga tukakubita nk'ubu nkanjye navuye Gatsibo nize mu mujyi wa Kigali subye ko mu mujyi wa Kigali ni ku ivuko ryanjye ngewe Kimironko ariko ntuye Gatsibo ariko nasuhutse sohokera ku Ihumure TV sohokira i Kigali n'abandi bashaka ko kunsusurutsa nsohokira iwabo rwose mbahaye uburenganzira mu mpamagare mu wabaye akaba mugana bati Yesu azadusanga mu murwa yewe rero ndi nk'ikimonyo umuntu wese ushaka rwose kumpa akazi nakampe sibyo kera iwacu hari abantu nayaga mbona ntibatuyeho hafi ariko bagafata inka zabo bakaziha abashumba ukajya kubona nka rimwe mu kwezi ukabona nibwo aje akaza kureba inkazi zirimo abashumba
njye naragiye buriya yego kandi uri uwe mu murwa mu murwa mfasha hashaje harashakujwe bakina noneho ugasanga ibyo bintu ni byiza noneho hari umugabo umwe yaranyuzwe aho umushumba we inka yego ubwo ndabivugira iki nk'umuntu ushobora kukubwira ati kama ndagira ngo nkuragize channel yanjye iteze imbere uyikoreshe do ndi tayari yari kubijyanye n'amakuru entertainment ibiganiro bisanzwe ahantu hose uriyo ndabishobora ahantu hose uriyo genda umupagasi ndapagasa rwose ndi hano niyo bampamagara n'umunsi umwe uti nshaka kumpa ikiganiro twabyumvikana nkaza ntahari kanwa kavuga rwose nakuvugira ntabwo navuga ngo ziti zazo yemba mbona ntazongera no kwita umusaza ahubwo navuga ukinikiza ntabwo nzongera kuvuga ngo muze navuga nti ukinikiza rwose ubwo rero njyewe ibintu by'ubunebwe narabiroye nsanga ntitwaba inshuti cyarandaniye habe mu mvura habe ku zuba habe kuki ndi ikimonyo ujye unyita akamonyo unyita akamonyo cyangwa se umusaza kimonyo ujye unyita kimonyo genda umushaka gukora nk'ikimonyo barumva mpfubusa muja kora cyane navuze wa munyabutewe namenye uwundi kumenya uriwe wamenye ko ari umunyabute yego nahaguruka ajye kwiga n'uwamaze kugira ibyo akora akomeza kwiga nyine kugira ngo n'inganzo uzambwire ubutaho kandike tuzaganire ku nganzo yego inganzo ni utaravaho inganzo ni iki inganzo mu nganzo ni iki ubwo ndahita mbisanisha no ko iyo umuntu avuze ngo gukora mu nganzo sibyo ujya wumva ahantu bacukura ibumba yego babumbisha ibibindi hari abakura ibumba niho mu nganzo buriya yego aho rero harimo ibintu byinshi cyane harimo mu nganzo harimo iningo harimo mu nsiro nganzo harimo insibo reka tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha utaravaho umuntu abwirwa n'iki ko ari umunyabute ariko mwakwisuzuma ntimwagibwaho n'urubanza kwisuzuma urisuzuma jya wisuzuma mbere y'uko bagusuzuma ikibazo rero hari umugabo wa inshuti yanjye simweruka ariko mperutse amakuru yuko noneho ari naha w'umukire ubiterekera Emmanuel yego umuzaga ikibazo akakureba umunsi umwe umuntu yamubaje ikibazo aramusubiza ngo jya wifatira icyemezo mbere yuko bakigufatira yego isuzume hanyuma wifatira icyemezo nkuko twabikoze mu kiganiro cy'ubushize ntabwo dukeneye si ngombwa ko tuzahora dufatirwa ibyemezo igihe cyose utarisuzuma ngo mu byo urimo uzasanga wagonze ikibazo ahantu kiri rero ingaruka zivuka sasa ariko ni wisuzuma ukifatira n'icyerekezo umwanzuro ugafata icyerekezo cyiza ingaruka uzazibona ariko nziza nk'izi z'ikimonyo uraje urabaza ibibazo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe uzakanguka ryari umunyabute ntatana n'ibitotsi ariko umunyebakwe ntibivuze ko adasinzira ariko byose abikora neza no muri gahunda njya kuguha devoir ebyiri waye y'umunyabute icyo bita umukoro waye yo mu nganzo ubu nguhaye n'iy'umugore mwiza wamukura ikibazo ahantu kiri rero mu migana arahari tuzamugarukaho nawe hari igihe umuntu yisuzuma agasanga koko ni umunyabute akanisuzuma aba agomba gufata umwanzuro kwifatira umwanzuro agahaguruka agasanga mwarimu cyangwa muganga ariwe kimonyo abyumvise igihe cya kintu usanze wagerayo kikakwanga erega ikimonyo ni urugero kwiga si ukujya imbere y'abantu cyangwa se ngo uvuge ngo ngiye kwishyura ngiye kwiga bakubwiye ngo ni ukwitegereza akubwo somo waryumvise ndimo ndaryumva bafite amaso ntibabona bafite amatwi ntibumva imitima yabaye ibihurihuri wumvise yego nguwo umunyabute
noneho niba uhagurutse ugasanga ikimonyo ni urugero, usanga abafundi ku ishansiye, usanga abayede, ubitegereze, urambwira ko uzavayo gutyo gusa? Ntabwo byashoboka. Jya muri gare ureba abantu bayobora abantu aho imodoka zijya Rusizi, zijya hehe Sakazi. Aba bajene bacu se batubwira yuko ibyo bintu atari byo bize barize se, cyangwa akakubwira ati ibyo si ibyanjye. Abo bajene bacu ubatije abajene nibasanga ikoranabuhanga, barebe mu ikoranabuhanga icyo bakora, nibasanga YouTube, nibasanga Facebook, Instagram, birirwa banenetseho inzara batitegereza, baseka TikTok gusa, kandi batubwira yuko ikoranabuhanga ari ugukurura ubunebwe. hashwi hari amakoranabuhanga n'abiri cyangwa atatu. Hari ikoranabuhanga riyobya, rikanangiza, rikica. Hari n'ikoranabuhanga navuga ngo rirangaza ukarangara gusa, ukirirwa useka comedy, ukirirwa wisekera gusa. Hari n'ikoranabuhanga ribyara amafaranga. None bajyaho gukora iki? Baba bashaka iki? Kwinezeza. Niba dakurayo uburozi, yego bazakurayo uburangare, cyangwa bakureyo ubumenyi bubafasha kubyara amafaranga mu byo bakora bya buri munsi, cyangwa bayabyaza iryo koranabuhanga aho ngaho. Kanwa kumvise? Yego. Nuko ngewe mbyemera. Reka twigarukire ku kimonyo. Twigarukire ku kimonyo cyacu rero, barakubaza ngo niba utigiye ku kimonyo, utanahagurutse ngo ugisange witegereze. Niho ndakubwira ngo benshi turagenda turumva ariko ntitwitegereza. Ntabwo twitegereza. Uretse ko bisobanuye neza, ariko abubu hari abantu batazi ikimonyo. Tureka abubu hari n'abakera cyangwa n'abazaza, nabo batakizi. Iki gihe ubundi kibamo bose. Iki gihe kirimo abakera, iki gihe kirimo abubu, iki gihe kirimo n'abazaza. Kuko umwana w'imyaka 2 ntumbwire ngo suba hazaza. Ubu ntacyo wamubaza ubu. Ariko ngo haye imyaka 10 uzaba ufite icyo mubaza. Gusa ubwira uwumva ntavunika. Nuko rero reka twizere ko tutagosorera mu rucaca, ahubwo turimo kubiba imbuto mu butaka bwiza. Tugana ku musozo. Yego. Baracyanenguye umunyabute, nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Dore umusaruro uzakuramo n'uyu nguyu, nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, kandi n'ubutindi buzagutera nk'ingabo. Somo karisoriza. Ibyo byose wanga kujijuka. Ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, kandi n'ubutindi buzagutera nk'ingabo. Data yajyaga ducira umugani ngo utaranirwa agaramye ngagira ngo ijoro riri hafi. Yego. Kandi ngo uwo byanyuriye ku rugo ngagira ngo yarushije abandi kuraguza. Akongera ngo nta bukino bukina bujya mu nka, rero nta bukino bukina bujya mu bunebwe. Abavandimwe bacu b'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bagira indirimbo yigisha ivuga ngo biba mu gitondo imbuto zineza, byubiba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera hazazasarura, tuzashima cyane dutunda imiba. Wenda sinyiririmba nkabo simbahebukamo, ariko n'abandi barayigira. Tuzishima cyane dutunda imiba, tuzishima cyane dutunda imiba.
urumva ngo ubibe ku manywa mu gitondo hehe ntukangwe n'izuba. Nta gihe utakora nkuko nta n'igihe utaruhuka, ariko ukagira icyo uruhukana. Kuruhutse uruhukanye iki? Reka tujye mu zabukuru, ibyo bita mu kiruhuko cy'izabukuru. Yewe buriya hari utuntu kubera amashuri make nagiye nitegategera mvuga nti ngifite aka gatwe kanjye ndahanyenyeza, ariko nta kantu nagobeka ahantu igihe nzaba nshaje ntakigira icyo nshoboye. Tujye kujya mu ngero zifatika tugana ku musozo. Yego, nta kantu kazandamira icyo gihe kakambera nk'igishoro. Wumve ngiye kubona nibwo nagiye utwo kakantu nakubwiraga niki genda ngobeka, ariko sinagobetse uko bikwiriye, kandi hari ibyo mbona ngira nkabona biragurutse nkicuza nyuma ntagize akantu nongeraho. Wumve ubu nongeye gutegatega ako neza mbwira madamu nti madati mfite akantu hano wandike, niko njya mubwira kuko ngewe gitondo ashobora gucaho nkitabarukira. Take ibyo bintu ubuvuga none se biba nabizanye byabaho nta kibazo, ariko se ntabasize iki? Umunsi zaba ngeze mu zabukuru cyangwa nagize nk'ubumuga nta n'ikindi nyishoboye, kamubwira utuntu tubiri. Nshobora gufata udufaranga twanjye nkadushora mu mushinga ku gataka gatoya afite, akantu k'agatanda gatoya ushyiramo inkoko zikajya zitera n'amagi, agakaze kazo. yego, Inkoko zikajya zitera amagi ugatungwa n'inkoko, izo nkoko kugira ngo zakunanira. Cyo ni kimwe. Kabiri, ushobora gutera igiti cya makadamiya. Makadamiya ni urubuto rwera hagati kuva ku myaka ngira ngo ikibanguriye ubu ngubu ugera ku myaka 3 n'igice kugera kuri 5, hagati y'imyaka 3 n'igice n'5 akaba aribwo gitangira kwera, bitewe nuko kibanguriye kigatinda kitabanguriye. Ariko kigira uburambe buri hagati y'imyaka 80 n'100. Kandi umusaruro wa makadamiya ikiro cyayo ubu ngubu kigeze ku bihumbi hafi nka 6 cyangwa 7. Kandi igiti kimwe gitangira kera bike kigakura kera byinshi. Ku mwaka gishobora kuguha nk'umusaruro w'ibiro kuva ku biro 10-12 kuzamura kuzageza muri 20-15 gutyo kuzamura. Icyo ni igiti cya makadamiya. Ugikoreye ingengo y'imari y'umwaka, makadamiya imwe yonyine ishobora kuntunga. Ushobora gufata inguzanyo y'igihe kirekire ugashingika ubwo butaka burimo makadamiya, igena agaciro rya makadamiya riba riri hejuru cyane. Ko kantu kumve neza ndi kukumva. Ariko urugemwe rwa makadamiya ni hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Nkumvise igishoro cya makadamiya. Ese mfashe inzu nkayizengurutse ibiti bya makadamiya bikarinda amabati kuba byaguruka, ni igiti cy'inganzamarumbo pepe. Ubutaka bwa metero kare giterwa muri hagati ya metero 7 kuri 7. Wabyumvise? Ushobora guteramo ibiti nka 3 nkarikiraho bikaruta insina, nkajya ngura igitoki, hari igitoki ntari kubona. Wa munyabuteye usanga ikimonyo. Reka turekera tuzajya twifashisha nk'ingero nk'izo kugira ngo abantu barusheho kumva uko twakora akazi. Umaze kudusangiza amakuru meza cyane rwose y'ikimonyo. Ubwo sinari nsoza noneho sinongera kugira icyo nongeraho cyo rugero. Kwiga ubumenyi bw'amafilime, amateatre, ejo bundi uzabona baguha akazi. Imyuga. Imyuga, gukora inkweto ngubu abantu basigaye babikora gisirimu. Twe tuzi ko ari ibyo abantu b'inganda niyo ngiyo, reka da. Ibintu by'umwuga cyangwa ubundi bumenyi wabyaza ki amafaranga. Umaze kudusangiza ibyo bintu byiza biryoshye. Ubwo ushatse kuvuga yuko mbese muri make akazi katabuze. Umuntu uvuga ko akazi kabuze si umunebwe, ahubwo ni umurwayi, ni indembe. Ni indembe yo kuvuzwa akajya mu bitaro. Mu buhe buryo? Muri ubwo buryo, kuko niba uvuga ko akazi kabuze, ingingo zawe zonyine ari akazi. Wahamiriza, wabyina,
waririmba wabara inkuru nkanjye hari kampani na hoze mbona umwana w'umukobwa barimo barapiganirwa ugira amajwi menshi niwe uzayamamaza iyo kampani ariko kugira ngo utorwe arishakira abantu murahura ati wanteye inkunga ukibaza ngo ni amafaranga atoya ni ukuntora gusa ni interineti yandi isanzwe ukoresha numva ko yirwanaho none se atsinze niyicara amajwi azayabona ati ako kantu urakumva ndi kukumva rero uyu muntu uzicara ngo bazamusanga niwe ugomba guhaguruka agasanga uyu muntu w'umunebwe umuntu udashakisha utideguriye ni indembe ikwiye kujya mu bitaro ibyo kuvuga ngo akazi karabuze nta kazi kigeze kabura ahubwo ntitwamenye akazi sinemeranywa n'abavuga ngo akazi karabuze ndemeranywa cyangwa ndemeza yuko akazi niko katubuze ahubwo nabihindura nkavuga niko katubuze kuko ni ngewe ufite inshingano zo kurema akazi ntabwo akazi ariko gafite inshingano ntabwo kazarira ngo njye kukabona kabirese bushye inka yabuze izindi ntabwo bishoboka urabyumva abanyarwanda baca umugani ngo ufata ihene ayifata igihebeba iyo ugusize birangira uhebebye nkayo iyo ushaka ihene ni wowe uhebeba ukajya kumva umuntu ngo ihene yabuze ngo arahebebye nawe ntabwo ari byo ni twebwe tugomba gushaka akazi kwanza ntabwo ari kujya kugashaka ni ukukarema akazi kandimo ahubwo akazi ni iki nibyo nzi wowe ubwawe uri akazi ufite ingingo ufite impano aba MC abatahira kandi ari impano ni ikibazo asanze iyo mpano atayifite nta n'umwe utayigira umubwiye ko nta mpano ugira n'ibitaro ntiwabikwirwamo ese bakuvura iki turava muri iki kiganiro mbwira rero harumva ngaho mbwira impano udafite mbwira ko udafite impano nako wowe ubwawe urayifite ariko impano yo gutahira ubuse washyata uzajya ukora ibiganiro ubwo ntumbaza urabona tudakora akazi ubuse urahaha ivu oya uko rero use ubu udafite impano icyo kibazo se umbajije ugikuye ndabimenye ninde kigutwerereye ndabimenye yose impano ubwo ndayifite yikuze yose yes ibi bihe abantu baravuga ko bigoye uvuga ko ibihe bigoye niwe ugoye ahubwo mu gihe nta bihe bigoye ahubwo nitwe tugorana mu bihe abantu babuze amafaranga niyo mpamvu tugira ngo ingorane burya ingorane ya mbere ni njye urumva ingorane ya mbere ni njye ngayo nguko ibihe biragoye kubera amafaranga yabuze nta bihe bigoye ahubwo hagoye igihe muri icyo gihe nta mafaranga yabuze ahubwo yabuze impamvu amafaranga yabuze yaburiye araho ari ntahivana ninjye uyahavana bishatse kuvuga ngo abantu baguma hamwe ntibajya gushaka ya mafaranga tugomba kunyeganyega shake your body nkayandi you have to shake your mind abantu bakore moving you have to move have to shake your minds kugira ngo ugire icyo ugeraho bitari ibyo uravuna umuheto benshi akigenda ariko ibi bihe biradusaba gutekereza cyane none wari uzi ko ushaka gutekereza buhoro ko wavuze ko kandi abantu ntibashaka kwigora basanga ikimonyo njyewe ngenda ikimonyo ndi kimonyo rwose nta kibazo ariko nuko uzi icyo ushaka kandi gushaka no gushobora en français on dit que vouloir c'est pouvoir gushaka no gushobora bitari ibyo ndakurahira nta uzarusyaho Muzehe Tito turagushimiye cyane rwose reka twoyayo aryo hasubiwemo sezeranya abantu ko ubutaha tuzaganira kuki niba ubyibuka neza nakubwiye mu nganzo ikindi hari ikindi reka twavuze byinshi kukiri muto shahu ukaba utangiye kwibagirwa nakubajije byinshi rega muzehe ubwo tuzarugenda na modoka ko nakubwiye byinshi inganzo yo ndayibuka ikindi kintu harya buriya ni ikihera ntacyo wibuka nyibutse iwacu hari umugabo ubu abantu bose barahagurutse
abantu baraye epfo kera bahoze babita abakonyine akenyeraga umukenyero ukagenda ukubura uyu munsi bambaye amakabutura ari umugabo w'inshuti yanjye yashekeje ambwira ati baje imikenyero ijya hariya ati baza kuyihinigera hejuru y'ubugombambari ati za kugera mu mavi ati bambara amakabutura kubera iki bamenye gukora bavuye ibyo bita kuva hasi terambere ryaraje ryabaje uburinganire dutangira kwamamaza uburinganire hari umugabo ntabwo yavugaga ikinyarwanda neza afataga ikinyarwanda akakivanga n'ikigande bikavamo ururimi rusekeje none baza kwigisha ubukangurambaga nyine ubukangurambaga kuvuga ko umugore nawe agomba kujya mu kazi n'iki barabyumva bitega amatwi azi nze mfite ikibazo ari haje urakomeza iti nze mfite ikibazo kakati yateze amatwi yumva ko n'umugore agomba kujya gukora n'umugabo akajya gukora mu rugo hazasigara nde hari abantu bazi ko umugore asigara mu rugo agasigara akora ibyo mu rugo mwese umwe akunje ipantaro undi akuba ingutiya mujye mu kazi nta mikino noneho kakati ubwo ngo ubu kakati umusajja muyobozi no mukazi muyobozi kati ebizumba bizayingwa nani kati enzara tetumaze tumaze neza bumvaga ko inzara izabamara niba umugabo abaye umuyobozi n'umugore akaba umuyobozi neza bagiye gukora ikintu bagiye mu kazi kandi bagiye gushaka amafaranga we niyumvaga ko bagiye gukora ha uruhinga ibijumba we yatekerezaga yuko ubuzima bushingiye ku guhinga abantu bakarya umugabo najye nabo umufonctionnaire umugore ahinga twego ubujijisha ashobora kuba wenda amafaranga yahembwaga atarayahahishaga bararyaga ibyo biyejereje kugiye mu kazi riko neza akazi ko ari nk'umwana akazi karakura kandi atekereza ko ibyo agomba kurya agomba kubivana mu murima nk'umwana karakura korera make ariko ejo azaba ari menshi bitewe n'ibihe aho bigeze na promotion ugenda ubona n'ubumenyi ufite amahirwe agenda aza mu kazi ugire we kwihangana gusa ngo akazi gato kaguhesha kanini ntabwo ari akazi kabi nta kazi kabi kabaho akabaye kabi ntikaba kakiri akazi nuko ati ubwo inzara nitumaze rero umugabo n'umugore muve hasi umugore va hasi icya kabiri ingingo zawe fata urugingo rwawe nibura rumwe urufate nk'umugore wawe cyangwa umugabo wawe urubwira uti nawe kora urutegeke mfasha urutegeke cyangwa urukoreshe uruha akazi wowe uri boss reka you are on boss uri boss ku giti cyawe ugomba guha urugingo rwawe rwose akazi yego bitabaye ibyo ntabwo mu giti uzaruba turahora tuvuga ko ubuzima bugoye Elize urakoze cyane turagushimiye niyibukiriza abakunzi b'Ihumure TV badukandira kuri subscribe ntimusubscribe ngure bakore like bana share ahubwo mukande kuri like ariko muzakare kuzogera ikiganiro n'ikizu ujye ubona buri gihe ajya ahora bibona notification yuko ikiganiro hanyuma ikiganiro mujye mugisharinga hanyuma mureke dukura ibyiza muri Bibiliya bitufasha gukora akazi kurema imirimo urimo imirimo myinshi cyane umuntu n'umurimo ubwe genda wiga icyo ngicyo wige turaba agaciro urebe kuti mubitira chess koze cyane murakoze cyane tukwifurije kugira ibihe byiza kandi wowe udukurikiye ukomeza kugira ibyo wiga kandi n'uburyo wunguka kugira ngo nawe utere imbere. Shema Investment Company ni company uri bwinjiremo ukabona services zigiye zitandukanye bijyanye n'ibyifuzo byawe, ni ku banyamahanga ni ku banyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bihugu by'amahanga. Shema Investment Company tugira services zitandukanye, harimo services za banki, services z'irembo ndetse na services z'ubukode, services zo kugurisha ndetse na services zo kugura. Ahangaha ni uri buze kugera ukeneye apartment yo gucumbikamo cyangwa se wowe waba ufite apartment uvuga uti nkeneye abakiriya, uri buze kugana muri Shema Investment Company. Uri buze kubashaka kuri telefoni ikurikira ni 07 95 85 46 35 cyangwa se ubandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 33 69 93 53 131 hanyuma muri Shema Investment Company
tuguhe serivisi igendanye n'icyifuzo cyawe. Ku bantu bava mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda gucumbika cyangwa se gusura imiryango, tubaha apartment nziza yo gucumbikamo ndetse n'umuryango wawe. Tubaha ibyumba byiza byo kuruhukiramo kandi harimo ibitanda bigendanye n'aho isi iri kwerekeza ndetse bigufasha kuruhuka neza. Si ibyo gusa dutanga, kubera ko mu gihe wowe waba ufite inzu yawe uri mu mahanga ukeneye umuntu uyikodesha, uri buze guhamagara cyangwa se uri buze kutugana muri Shema Investment Company. Wowe ushobora kuba ukeneye iyo gukodesha cyangwa se iyo kugura ndetse n'ibibanza bitandukanye, uri buze kuduhamagara muri Shema Investment Company hanyuma tugufashe. Kutugana muri Shema Investment ni ugutekereza neza, kuko nibyo biri buze kuguha umutekano wizewe ku bikoresho byawe, ku nzu yawe, aho kuruhukira ndetse n'aho umuryango wawe ushobora guturiza.